imigambi yawe nimyiza kuri twe. Rya jambo Yobu yavuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi igihe gikwiriye azaza kunjyana. Abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko wowe ntibizakugeraho. Bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV, amahoro y'Imana bane namwe, turongeye turabasuhuje kandi n'ukuri turabishimira nkuko mudahwema kubana natwe. Reka mbone no gusuhuza abantu badukunda bari mu bihugu bitandukanye, bari muri Amerika, bari mu Rwanda, mu Burundi, n'ukuri muri inshuti zacu kandi muri abavandimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko muri kwira kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa gusa cy'umuzo cyane, ni umuramyi akaba n'umuririmbyi. Reka mu magambo make abanze atwibwire no nyuma yaho wenda tumuye nakanya. Kari mukozi. Murakoze, Yesu abaho umugisha. Nitwa Bonane Vickly, nsengera ku mudugudu wa Byimana, paruwasi ya Byimana muri ADPR. Nkuko babivuze ndi umuririmbyi muri korali yaho nkuru yitwa korali ijwi ry'urangurura mu butayu, ariko nkunda kuramya, nkunda guhimbaza Imana, nkumva mvanya ahantu bingejeje ahandi hantu, nkumva ndanezerewe. Imana rero ibaho umugisha kandi ndumva tugiye kugirana ibihe byiza mu mwanya mutoya. Murakoze. Turakwishimiye cyane Bonane Vickly, kandi no umugisha kukubona hano ku bugingo bushya Gospel TV. Ubundi ubusanzwe se wowe ubwawe cyane ko buryo umuramyi ano unarimba muri korali abafite indirimbo akunda. Ese muri korali uri imbere ya byose uraducishaho gato ku ndirimbo ukunda yo kuri paruwasi, no nyuma yaho uraducishaho n'indirimbo yawe by'umwihariko cyangwa iyo kuramya ukunda, kugira ngo umuntu ukubona nyine ahite yumva impano iri muri wowe iyo ariyo. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Hari indirimbo nshyashya dufite, ntabwo ariyo gusa nakunze cyangwa se injyana ahantu mu mwuka cyane, ariko iyo ndirimbo nyine ni nshyashya, ni njyewe wagerageje kuyibahimbira. Hanyuma rero nagira ngo abe ariyo mbanza guheraho bitewe n'uko ndayikunda cyane. Kuva Uwiteka ari we mwungeri wanjye, ntabwo nzakena, sinzatinya habe namba. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anyobora iyo gukiranuka kubw'izina rye. Kuva Uwiteka ari we mwungeri wanjye, ntabwo nzakena, sinzatinya habe namba. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anyobora iyo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, nicyo gituma ntazatinya. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, nicyo gituma ntazatinya. Murakoze. Ifite n'ibindi bice byinshi, ariko nyine bigera bigira ibice bitatu, ariko ndumva nabandikira aho ngaho kuko ntago turayiririmba muri korali yose. Hari umuririmbyi rero waramije Imana arayihimbaza, numva aramfashije, ajya akunda kuririmba indirimbo nkumva aramfashije. Kandi siwe gusa, umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka akayiramya akahimbaza, numva mfashije giye bitewe nuko nanjye Imana yampamagaye. Yaririmbye akarimbo kavuga ngo abumva ndirimba buri munsi, bambaza impamvu nsubira mu magambo, batese Gorigota n'umusaraba, niyo ndirimbo yonyine ugira.
abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo, batese Gorigota n'umusaraba niyo ndirimbo yonyine ugira, ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Yes, Imana ibahe umugisha. Ubereye amashimwe Uwiteka Nyiringabo, ubereye amashimwe Uwiteka Nyiringabo, ibyaremwe byose Mana bigushime, ibyaremwe byose Mana bigushime, ibyaremwe byose Mana bigushime. Ubereye amashimwe Uwiteka Nyiringabo, ubereye amashimwe Uwiteka Nyiringabo, ibyaremwe byose Mana bigushime, ibyaremwe byose Mana bigushime. Ubereye amashimwe Uwiteka Nyiringabo, ubereye amashimwe Uwiteka Nyiringabo, ibyaremwe byose. Ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru, ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru, ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru. Muririmbyi nuko yaririmbye. Ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru. Oh. Ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru, niho twe tuzaba iteka n'iteka tuharuhukire. Oh, niho twe tuzaba iteka n'iteka tuharuhukire. Ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru, nukuri. Ariko twebwe iwacu saha tugiye mu ijuru, niho twe tuzaba iteka n'iteka tuharuhukire. Oh, niho twe tuzaba iteka n'iteka tuharuhukire. Inzira ijyayo yarabonetse, irembo ni Yesu we. Inzira ijyayo yarabonetse, irembo ni Yesu. Niho twe tuzaba iteka n'iteka tuharuhukire. Niho twe tuzaba iteka n'iteka tuharuhukire. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe.
oh uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Oh, mwijuru barahimbaza, no mwisi turaririmba, icyubahiro ni cy'umwana w'intama. yanesheje Satani, amunyaga ubutware bwose, akwiriye icyubahiro n'ikuzo, akwiriye icyubahiro n'ikuzo. Uwo mwami w'abami akwiriye icyubahiro n'ikuzo, akwiriye icyubahiro n'ikuzo, ibihe byose arakwiriye icyubahiro n'ikuzo. ntawe mu isi bahwanye, akwiriye icyubahiro n'ikuzo. uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. uri mwiza Yesu, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Imana ishimwe. Murakoze. mu buzima bwanjye nkomezwa nuko umucunguzi wanjye ariho. Rya jambo Yobu yavuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho kandi igihe gikwiriye azaza kunjyana. Nanjye rero icyo nicyo kinkomeza, niyo n'abandi mu bibazo n'abandi mu bigeragezo by'ubuzima cyangwa se bitandukanye, ariko niringira ko umwami wanjye ariho, ari we wandokoye kandi ari we uzakomeza kumbeshaho. Imana ibaha umugisha. Jewe impamvu kuramya no guhimbaza ni byanjemo bitewe nuko nyine ni impano niyumvisemo gutyo, kandi ni impano yo mu muryango. Ni impano ituruka iwacu aho nkomoka. Ubwo rero ntaranakizwa n'ubundi nari umuramyi, nabyiyumvagamo nkiri n'umupagani burundu, kandi byaraje neza birafata. Ubwo rero niyo mpamvu nanjye byanjemo, noneho maze no kwinjira mu gakiza byahise birushaho. Umwuka amaze kunzamo, amaze kumurikira, byahise birushaho. None mu gihe turi gusoza waturimbira indirimbo n'ubundi yo guhimbaza Imana imwe, ukanagira n'icyo ubwira abantu bagukunda cyangwa abantu mubana mu murimo w'Imana, udusoreza usenga Imana. Murakoze. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu gishobora byose. Iyo ubaye mu rwisho rw'isumba byose nayo irakubundikira, Imana ikakurinda, naho wahura n'ibibazo Imana ikakurinda. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu gishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, n'igihome kinkingira ku manywa na nijoro. Uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu gishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, n'igihome kinkingira ku manywa na nijoro.
azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira ku manywa na nijoro. Azakubundikiza amoya ye, azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira ku manywa na nijoro. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira ku manywa na nijoro. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho, uzabirebesha amaso yawe gusa. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho, uzabirebesha amaso yawe gusa. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira ku manywa na nijoro. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira ku manywa na nijoro. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho, uzabirebesha umva neza nawe. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho, uzabirebesha abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho, uzabirebesha amaso yawe gusa. Abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho n'impamo, uzabirebesha amaso yawe gusa. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Vawe n'ingabo n'icyuma uzinkingira ku manywa na nijoro. Abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko wowe ntibizakugeraho, uzabirebesha amaso yawe gusa. Uzabirebesha amaso, turirimbane gutyo. Uzabirebesha amaso yawe gusa, uzabirebesha amaso yawe gusa. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana, turaguhimbaje kuko utubundikiza amoya yawe tukabaho ku manywa na nijoro, hakurya no hakuno tukabaho, tukaba bazima kubw'imbaraga zawe. Ushimwe rero kutatugize ku muhigo w'amenyo y'ababisha bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, w'abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha, ngutuye indirimbo uyakire ikubiye mw'amashime
yanjye yose. Uhimbazwe kuko waturengeye kandi ukaba ukiri kumwe natwe. Ufashe ubugingo bushya Gospel TV, uyihe umugisha kandi uyagure, ubaho umugisha, ubamurikire mu maso hawe kandi babone imigisha yawe hakurya no hakuno, kuko uri Imana twizeye mu izina rya Yesu. Amen.